Reka nongere nkuyikaze wo ukurikiranye televiziyo y'abaturage witwa Ngabo none ahangaha yamaje gufunga inzu ndangamurage y'igihugu n'inzu ikomeye cyane ngo nyuma y'amadeni ye n'umujyi wa Kigali. Sinzi niba iyi nkuru wigeze uyumvaho, gusa nimba warigeze uyumvaho n'amahira, ariko nimba utigeze uyumvaho reka nyikubwira ibintu bihagaze gute kugira ngo inzu nk'ingi ndangamurage, inzu ikomeye cyane igeraho rwose umuntu uyikoreramo ajyamo amadeni hanyuma ananirwe kumvikana n'umujyi wa Kigali, kandi yari inzu mu by'ukuri inziza amafaranga menshi, inzu yazagamo abakerarugendo, inzu ikomeye. Ibintu bihagaze biti, tega amatwi. Uwo mugabo ubona yitwa Ngabo King, muramuzi cyane, yari asanzwe akorera mu nzu yitwa Mizingabo. Ni inzu rwose hariya mu mujyi wa Kigali, inzu yakorerwagamo ibintu by'imideri, ibintu by'umuco nyarwanda n'ibintu bitandukanye, mbega ni inzu ikomeye cyane mu gihugu. Inkuru yatubwira yuko ngo i Kigali kubura amafaranga y'ubukode byatumye witwa Ngabo King, ubwo n'uyu nguyu murimo kubona imbere yanyu afunga Mizingabo. Umuhanzi akaba n'umunyabugeni Ngabo King yatangaje ko yafunze Mizingabo, inzu ndangamurage yaramaze imyaka akoreramo ibikorwa by'ubugeni n'umuco, nyuma yo kunanirwa kwishyura amafaranga y'ubukode yasabwaga n'umujyi wa Kigali. Bisobanuye yuko uyu mugabo yakoreraga muri iyi nzu, ariko umujyi wa Kigali ukaba waramwatse amafaranga ntayabone, bikarangira afashe icyemezo cyo gufunga inzu ikomeye nk'iyi ngiyi mu gihugu. Aya makuru yatangajwe kuri tariki ya 7 Gicurasi 2026. Yego nibyo, kugira ngo tutibeshya, abinyujije mu itangazo yasohoye. Dore itangazo ngiri riri mu Cyongereza, ubwo abazi Icyongereza mufatiriho musome, aho yavuze ko iyi ngoro ndangamurage yafunzwe kubera ibirarane by'ubukode byari bimaze igihe. Ngabo bwe yivugiye yuko ngo iki kibazo cyatangiye gukomera kuva mu mwaka wa 2025, ubwo yasabwaga gutangira kwishyura amafaranga y'ubukode bwaho yakuriraga. Gusa ngo amafaranga yasabwaga yararenze ubushobozi bwe ndetse n'ubw'abahanzi bakoranaga muri iyi ngoro. Byagenze bite kugira ngo umujyi wa Kigali ujye gufata umwanzuro ukaka amafaranga uyu nguyu Ngabo kandi arenze ubushobozi bwe? Ese ubundi kugira ngo Ngabo ajye muri iyi nzu byagenze gute? Kugira ngo inzu nk'ingi ikomeye umuntu agira ahayikodesha kandi ari inzu ndangamurage, byagenze bite? Nibyo ngiye kubabwira. Mu butumwa bwe Ngabo yagize ati, bansabaga amafaranga y'ubukode angana na 1,400,000 buri kwezi, ariko ngiye nkababwira ko ubushobozi dufite butarengeje 400,000. Bisobanuye ko umujyi wa Kigali wamusabaga ko buri kwezi ajya atanga 1,400,000, ariko uyu nguyu Ngabo akavuga ko agomba kujya abona 400,000. Birangira rero umujyi wa Kigali bananiranwa. Uyu munyabugeni yavuze ko ngo ibiganiro hagati ye n'umujyi wa Kigali bitatanze umusaruro. Bisobanuye ko we n'umujyi wa Kigali bananiwe kumvikana, ngo ari nabyo byaje kurangira asabwe gusohoka muri iyo nyubako. Abisobanuye yuko mbere y'uko uyu nguyu Ngabo asohoka muri iyi nzu, umujyi wa Kigali ari ushobora kuba warafashe iya mbere mu kumubwira ngo ayisohokemo, ndetse rwose ayisohokemo nta n'ikintu na kimwe atwaye. Amakuru avuga ko ngo uritse gufunga iyi Mizingabo, ngo hari n'ibihangano by'abahanzi ndetse n'ibikoresho byari birimo byafatiriwe kugeza ngo igihe amafaranga y'ubukode azaba amaze kwishyurwa. Bisobanuye ko umujyi wa Kigali wabwiye Ngabo ngo asohoke muri iyi nzu, ndetse n'ibintu byose byari birimo. Urumva ko ngo hari harimo ibikoresho by'abahanzi, habaye iby'ubugeni, iby'umuco nyarwanda n'ibiki byose. Hanyuma rero ngo kugira ngo Ngabo azishyure aya mafaranga, ibyo bikoresho umujyi wa Kigali warabifatiriye kugira ngo azabashe kugira gute kuyishyura. Ngabo rero avuga ko ngo yasohotsemo harimo n'ibikoresho by'abahanzi, urumva ibihangano byabo, ariko akaba yarasohotsemo batabihawe, ndetse rwose umujyi wa Kigali ukaba waravuze yuko kugira ngo bihabwe ari uko bazabanza kwishyura amadeni abereyemo umujyi wa Kigali. Ngabo King yavuze yuko ibingi bigaragaza ibibazo bikomeye bikiri mu rwego rw'umuco n'ubuhanzi mu Rwanda, cyane cyane ku bahanzi bagerageza gukora ibikorwa byigenga ariko bakabura ubushobozi bwo gukomeza kubitaho. Byagaragaje ko rero hari igihe abahanzi bakora ibikorwa bifite akamaro mu kubungabunga amateka n'umuco, ariko ntibahabwe ubufasha buhagije cyangwa se ngo haboneke uburyo bworoshye bwo gukomeza ibikorwa byabo. Iyi nzu rero Mizingabo irakomeye cyane, mureba ahangaha imbere yanyu, yari izwi nk'ahantu hakorerwaga ibikorwa bitandukanye by'ubugeni, harimo nk'imurikabikorwa, ibisigo, amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, ndetse n'ibiganiro by'umuco byitabirwaga n'urubyiruko n'abakunzi b'ubuhanzi mu Rwanda. Riranga twababwiraga uburyo Ngabo yasohoye muri iyi nzu, noneho tugeze aho tubabwira ubundi mbere yo kugira ngo asorwe muri iyi nzu, Ngabo yinjiye muri iyi nzu gute? Ubundi umujyi wa Kigali wagiye gukodesha inzu nk'ingi ikomeye cyane uyu nguyu Ngabo gute? Nibyo ngiye kubabwira. Inkuru yacu iratubwira ko ngo muri 2022 uyu nguyu Ngabo King yari yaratijwe icyumba mu ngoro y'urugamba rwo kubohora igihugu, ngo kugira ngo atangire ibikorwa bye.
nyuma yaho rero yaje kwimurirwa Irebero aho yakomereje ibikorwa bye kugeza ubu inzu ifunzwe. Byumvikane ko wenda nubwo ntafite amakuru yuzuye, wenda uyu nguyu bashaka kuba barabonye ko afite impano ikomeye cyane mu gushushanya nk'uko mubibona, murabona ko imbere ye hari abazungu, deranga rwose ari kumwe n'abana, bisobanuye ko wenda umujyi wa Kigali ushobora kuba arebye akavuga ati uyu muntu afite impano, reka tumuhe iyi nzu agiye kodesha hanyuma ajya twishyura. Ariko rero byaje kurangira ngo iyi nzu bakaba batubwira ko inzu yinjiyemo muri 2022. Ngaye ngo kuramwe mu bakunzi b'ubugeni bavuga yuko gufungwa kw'iyimize ngabo ari igihombo ku rwego rw'umuco, kuko ari imwe mu hantu hake mu Rwanda higenga hafashaga urubyiruko n'abahanzi kwigaragaza ndetse no gusangira ibitekerezo. Bisobanuye ko inzu rwose yafashaga abahanzi ndetse n'urubyiruko kugaragaza impano zabo ndetse nko kumurika, gushushanya ndetse n'ibindi bikorwa kandi bitandukanye bishobora kugirira akamaro igihugu. Kugeza ubu sinzi niba wenda nyakubahwa perezida wa Repubulika ashobora kuba yamenye ko uyu mugabo ashobora kuba yasubiye muri iyi nzu, ariko nzi neza ko naramuka abimenye bitari buze kuza kumushimisha, kubera ko nzi neza ko ibintu bijyanye n'umuco nyarwanda ari ibintu rwose yishimira kandi akunda cyane. Ngaye nguko rero nta kintu itangazamakuru riratangaza ndetse n'umujyi wa Kigali nta kintu radutangariza, gusa ntihagiye icyo tuza kuza kumenya kuri iyi nkuru turaza kuza kubabwira. Icyo mwasigirana muri iyi nkuru nuko uyu nguyu Ngabo King yamaje gusorwa muri iyi nzu ya Mizengabo. Ngaye nguko rero karagacemo niyitiraga, iyi ngiyi ni Obi Time News, televiziyo y'abaturage. Mugira ibihe byiza. Obi Time News.